Shadia, waje ukanyereka ya mafoto mwifotoreje ku Kivu ku Gisenyi? Umva mubwire. Nukuri umuvana utazakuza. Egoko. Ubwo urabona mashini ariyo twapfa nk'abantu b'abavandimwe? Ibyo sibyo nshaka kumva. Hari ibintu byinshi wasiba byankoraho. Ugize umuntu ajyuwa. Cyo nshaka ni ukwibika kandi ntuzongere kuyikuraho. Nari sinzongera kubona ifite. Egoko, sawa. Mwalimu nako teacher kurimo kunyara ku bantu utabasuhuje. Nabona ukuntu zira abana n'abarimu bagafataho nkagira ngo umurokore. Anza wicara ariko tuganira utuje. Nta kibazo rwose. Nawe ubundi se agacupa ntabwo uburokore bugaragarira mu mubare w'amacupa umuntu aba yanyweye ya fanta, ahubwo bugaragarira mu bikorwa by'abantu, cyane cyane ko buriya mbese ntanyuze kure urukundo nkukunda nibwo busobanuro bwacyo. Nawe ubundi kwanza niba kuzanira akantu ubusoma harya unywa iyihe fanta? Masito. Oh Yesu, utukumbuke. Kadeniki. Kadawaiki. Ama, tuvuga bya biryo waduhaye. Cedric azanye abana bagendana nawe bararurya barimo. None bagiye kwiruka bajya gusyaga inyuma. Komana, uyu mwana yarananiye koko. Nk'ubusaba yagiye he? Niko Cedric uvuye? Tembera no kwirirwa uzerana bari abana ukanabazana hano bakarya ibiryo bakabimara ugacura mushiki wawe. Bari abana baruta mushiki wawe. Marambeshyira twabisangiye. Arakubeshyira. Kandi uwo mwana wamaze kunanira. Ade ihangane ndaje nk'ibintu. Claudine. Claudine. Waje ukareba umuntu ntabwo uba umwumva ko ari gukomanga. Reka murebe. Sisi ni mwebwe? Yego. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Mwinjira ni karibu. Star. Icara mwicara. Murakoze. Sisi. Umva kuri gusa nabikesha we. Mva mfutaromerotse. Warabyibushye wabaye inzobe. Murakoze cyane. Umeze mutese mwewe natwe turaho nyine. Diane sara hariko nawe namushakaga ahubwo. Shara hari nyine yarahari ariko se mbwira. Shaka utambwiye za nkuru z'ukuntu bakwamburiye telefone mu kabari. Mva byihorere. Ni inkuru ndende babyumva mu kanya. Reka daguteze. Byihorera ariko nibigenza nabyo birimo hano. Ahubwo se Diane arahari. Shara hari pe ari mu cyumba. Ahubwo ngo baraje. Ya uragiye kandi nagushakaga. Mbwira bana sirerwa. Mva nyine hari gahunda nashakaga kumfashamo. Nahuye n'ibibazo. Nagiye mu kabari abantu bamamagaye. Ngenda njyanye telefone y'abandi kwigurisha. Ngezeyo nsanga umuntu wabaguriye yagiye atishyuye. Barayifata barayigwatira. None ukabyera nagira ngo umfashe. Nibicamo ukabantera ubwoba bakayigwa. Nzagura akantu. Mbara mubwira haya ngo witwa nde? Cecile? Yego. Ubuzima niwongera gushaka gukina imikino. Ntuzayinzane. Uko no gushaka gutanga ruswa. Nakugira inama yo kubireka burundu kandi. Urabizi cyangwa ntabwo ubizi? Ntabyo narinzi ko nibyo ngibyo ari ruswa rwose. Waba ubizi utabizi itegekorera guhana. Ntuzongere. Uruswa yarahagurukiwe n'isa nayo rwose. Ntuzongere. Urakoze kunyereza mbese nagukorera. Shakurodi Karabeli wagira amahane. Singira usuva hano mva umutima wendaga kumvamo. Uza amagambo ambwiye.
ehe ariko abantu benshi bazi ko agira amahane pe kandi ntayagira ahubwo nuko akunda ukuri kandi uzi ko ukuri abantu bakwanga. Ahubwo rero reka tugende ndumva ngiye gufata umwana w'umuzungu ugiye kuzina kandi ubu ngubu nibwo bwa mbere yagera inaha pe gahunda ni visit Rwanda. Ndumva bishyushye. Sawa. Mu rukundo nkunda uruhese Directeur. Sinsobanukiwe pe. Ariko nawe ntukigere nk'umwana umuntu mukuru nkawe. Ubundi ni ukuvuga yuko ntuzi ukuntu ukunda gukerererwa nuko mba ntakureba se ahubwo ni urukundo nkukunda. Ntabyo nanizi pe. Mbonye umurundi uze kuganiriza umugabo wanjye. Ufite Directeur umwana mwiza. No, ubibwira umugabo wawe. Yakuseka cyane. Hari umwana uba Directeur se? Ahubwo amakuru y'iminsi byagendaga. Byagendaga nta kibazo. Usibye ingaruka za Covid zitumereye nabi. Izo zo zizonza abantu benshi ariko cyane cyane buri abatazi banga ryuko babigenza. None ukavuga ngo urankunda. Nase kugiye kutigeze umbwira kuri iryo banga ngo nanjye nigeragereze nibyo. Akunda rwawe niba ari ibyo. No, buriya nabitekerezaga. Gusa nuko byari bitaracamo neza. Ariko simfite namba yawe. Ndaza kuguhamagara nkubwire. Kuko ahangaha nta wamenya hari abatwumva n'abatatwumva. Ahantu ntiwahizera. Telefone yanjye umukozi yayitaye muri toilette. Rero sinzi ko ushobora kumbona. Cyaka ni ngwari mbere y'umugabo wanjye ukazamubwira nawe akambwira. Umugabo wawe se? Buriya se yakeka iki? Umugabo wanjye arakwa cyane uzitonde kandi nandi nimero nabona. Ariko urabizi yimwe nzi ko nzabigenza. Wewe kananga wagisambo. Yes afana. Soka. Sokas. Hano umuntu nyibutse ko ndabona ntamuzira. Kwasanga nyibutse ya mafaranga reka murebe nta kundi. Ntago nzi. Batwambura amafaranga yacu. Manager yarambwiye ngo arashaka amafaranga ye. Amafaranga? Amafaranga. Ubwo so banga hanaje nakukira kamwanyoherejeho ukaza mwanyoherejeho. Amafaranga nta mafaranga. Ibyo ngibyo ntibimureba. Na business ye ngo bamuhombeje. Ariko birahindutse. Hari condition. Okay. Iyihe condition? Urabona gakwaya uri abamfungishije. Hano mfise ngo ndamazona ngo yitwa Biracika. Kiyo nshaka umukobwa mwiza. Urumva? Naho kundi inkumi n'inkange inkumi nziza ariko. Uyiha amafaranga ibyo kugenda gushaka kugura inzu yo kugura. Yana nshaka iranzu yanjye. Rukunyuma. Gere boss manager kunkubwira ariko bigenza. Namara kwishaka iyo nkumi. Aya mafaranga menshi. Uwo Biracika ariko akaba bamfungishije ngo yindi amazina ndanabikemanga bari kuzakiranze hanze. Umubwire iyo nkumi igende igura iyo nzu yanjye. Urumva? Kubera ko gakwaya ntasinyeho ahandi. Aza kundeba nanjye riri bidaciyemo. Ubwire manager kandi bizacamo ndabizi. Ariko nta bindi. Nukumva nangaha setu. Wewe kananga. Yego fana. Ndiye cyageze nabahaye. Yego ndakumva baye wangu. Soze hamitsingi. Sekade nagukumbuye papa wawe. Yego. Ariko mama kwatubwiye ngo papa azaza none azaza ryari. Kade rero papa wawe bamuciye amande ya miliyoni 2 kandi miliyoni 2 ntazo nabona pe. Ni amafaranga menshi. Mama wibeshya. Ntabwo yabura miliyoni 2 zo gufunguza papa. Kubera ntabwo birutwa n'ibihumbi twaguze inyama ejo ubundi. Ako uyu mwana none yarasetse. Urabona mfite amafaranga yo gufunguza papa wawe koko. Ahaha. Bakwa
bimeze bite Sasa amakuru yawe se ndashima Imana mba nagushakaga nagushobora kubyumva Rahira umva ngo ufite ikidiro none ngaho mbwira rero sha umva rero hari mushaka kugura bambwe ko ushobora kuyindangira ngo yina nziza cyane iceka imeze itese dushe na toilette mu nzu ziza nyine amazu yose ndayafite ni inzu imeze ite iri mu gipangu cyawe yonyine dushe na toilette mu nzu mbasinkunda akajagari nawe urabizi wagira ngo waruzi iyo mfite niyo ngiyo neza ifite amakaro ibyumba 4 salo saramanje dushe na toilette mu nzu ni igipangu parikingi 8 mana yanjye urabona umukobwa wanjye rero nandi hanakwiye kuba yego Cedric rero mwana wanjye ndashaka rero kuzajya uguma ahangaha ukita kuri mushiki wawe mu gihe nzajya mba nagiye gupagasa ako mama nawe urasetsa sinshobora kuva mu ishuri singiye kuba marine ubundi suriga ngo bizagende bite ubu sintare kwitiza ntago yobora ishyamba none se mama maze gutera amashyamba ngaho nzayobora n'intiga agatsinda kagira amagambo nk'aya se koko ariko wa mwana we ndakubwiye ngo ujye wicara hano kugeza igihe nzabona amafaranga ugasubira kwishyura amashyamba ngahe ubundi se urashaka kwiga ngo uvumbure umuti wa korona ariko mama urasetsa rwose ubwo si korona iza gutera ku isi hari hinjije nkanjye n'abahanga bariho bavumbura ukuntu wayirinda n'ukuntu yandura ubise niba ari amatongo gusa ariko mana yanjye agatsinda kagira amagambo nka radiyo Directeur rero wakoze cyane ndabona bwije reka ngende umugabo wanjye ataza kugira ngo harahandi hantu nanyuze sawa umugabo wawe arafuha nashaka fureke icyo nzi cyo nuko nzagera ku ntego nge niyemeje ntacyo